mu gihe umugambi wa Israeli yise kurandura Hamas n'imizi yayo yose ukomeje, abaturage b'i Gaza bo bakomeje kuhazaharira ku buryo bukomeye. Ibi biranagaragarira mu buryo inzego z'ubuvuzi ziri kugorwa no kugera ku barwayi bakeneye ubuvuzi. Hassan Zain Alidin ni umuganga w'umunyapalestina usigaye ukora urugendo rurerure ku igare avura ndetse agaha imiti impunzi z'abanyapalestina. Izi mpunzi zahatiwe kuva mu byazo kuri ubu zigiye ziri mu bice bitandukanye mu mahema cyangwa amashuri yafunze. Kuba muganga Alidin asigaye akoresha igare ava cyangwa ajya kuvura ntabwo ari byo yahisemo, yewe nta nubwo ari uko adafite imodoka. Umva impamvu asobanura. Ubu noneho ikigoyi cyane ni imihanda ubwayo yangijwe n'ibisasu. Rero ngomba kwitwaza igare ryanjye ndetse hakaba ubwo ndishyira ku bitugu kurinda ngeze ahantu hari umuhanda ugendeka. Uretse kuba muganga Alidin akoresha igare nk'uri muri siporo, nyamara agiye kubungabunga ubuzima bw'abanyapalestina bagenzi be bari mu bihe bitoroshye, avuga ko kugira imodoka muri iki gihe nta n'icyo bimaze. Umva indi mpamvu asobanura. Ntekereza ko nta muganga wo muri Gaza wananirwa gukora nk'ibi nakoze cyangwa se ibirenzeho. Baduhagarikiye lisansi, amazi, umuriro w'amashanyarazi, ariko ntabwo badukuyeho ibyo twari dusanganywe. Akaga barimo n'amaganya yumvikana mu banyapalestina bikomoka ku gitero umutwe wa Hamas wagabye kuri Israeli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10, ibyatumye Israeli irahirira kwihimura. Abasivili ariko nibo bahangana n'ingaruka z'ibyo bagiye bumvikana kenshi ko badasobanukiwe n'ibyo ari byo, ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi bikabangamirwa, ibigaragara nk'ikibazo kiremereye isi. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima y'i Gaza itangaza ko intambara ishyamiranyije Hamas na Israeli imaze guhitana abantu 8,525 harimo abana barenga 3,500.